Iyo hatabaho Nyakso byari gushoboka ko Aisha atari kuza mu bukwe bwa Vestine kandi ntanamenye Dorcas. Ariko se aho Dorcas ntiyaba arimo kwibika inshuti nshya nyuma y'aho Vestine agiye kumusiga akajya kwita ku nshingano z'urugo? Nanone ntawashidikanya ku byishimo baduhaye kabone nubwo baba bagiye gutandukana, ku buryo abahanzi benshi bagiye bashaka usanga bibagiraho ingaruka zo gutakaza igikundiro. Aho yari amaze gutera ishoti idini rya Islam ko Vestine na Dorcas bafite indirimbo 3 zizajya hanze mu gihe Vestine azaba ari kwita ku mugabo we Idris. Ubukwe bwa Vestine bugaragaramo ingeri zose, gusa ibyamamare ni bimwe mu byitabwaho na benshi iyo bagerageje kujya mu ruhame. Inshuti z'ibyamamare zagiye gushyigikira ibyamamare nka Vestine na Dorcas. Ku isonga ni Inkindi Aisha wagaragaye no mu birori bya Brad Shower gusezera ku bukumi. Kuba akiri single agatinywa n'abagabo benshi kubera uko agaragara ndetse n'uko akina filime, ni ibituma ntawe upfa kumenyera Inkindi Aisha. Ku isura iteye ubwuzu kandi ubona akiri muto, noneho washyiraho kuba aririmbira Imana bigatuma benshi bakomeza kwigarurira imitima yiwe. Uwo ni Dorcas. Ariko se ubundi Dorcas na Inkindi Aisha bahuye ute? Kuba bafite izina rikomeye muri rubanda ni kimwe mu byatuma bahita bagirana ubucuti byihuse bitewe n'uko umwe ashobora kuba ari umufana w'undi. Aisha akiye Nadine, Inkindi Aisha ndetse na Kamikazi Dorcas ni bamwe mu bashyirwa imbere cyane mu gushyigikira umuvandimwe wa Dorcas. Birumvikana Aisha aba yaje gufasha inshuti ya Dorcas. Iyo hatabaho Nyakso byari gushoboka ko Aisha atari kuza mu bukwe bwa Vestine kandi ntanamenye Dorcas. Kuko kuvuga Aisha ukibagirwa Nyakso waba ugiye kure cyane, kuko Nyakso niwe watumye tumenya Inkindi Aisha tuza aka kanya. Nanone ntiwavuga Nyakso maze ngo urekeraho, kuko Irene Murindahabi umwe mu bagize uruhare rwo kuzamura Dorcas nawe akaba yarahuye na Aisha. Ese ubundi Aisha ko ari umwisilamu byagenze gute ngo amenyane n'umu ADPR ko batahuriraga mu rusengero cyangwa mu musigiti ngo ubundi bamenyane? Aisha ni umwisilamu kuko izina ribivuga, gusa yaje kubitera ishoti bivamo. Nyuma y'aho umusore wamukundaga yamubengaga barangije barashwana, uwundi akahita akora ubukwe. Aisha yisanga ari wenyine, aha yigaga muri segonderi. Byaramubabaje sana, ahita akura y'amaso, ni nabwo yatangiye kujya asoma ku gacupa. Aho yari amaze gutera ishoti idini rya Islam. Aha ndaza no kuhagaruka gato kubibaza Vestine nawe niba yarateye ishoti ADPR. Dorcas we byinshi yaciyemo yabicanyemo na mukuru we ari we Vestine, kuri ubu ngubu ugiye gukora ubukwe na Idris. Ariko se aho Dorcas ntiyaba arimo kwibika inshuti nshya nyuma y'aho Vestine agiye kumusiga akajya kwita ku nshingano z'urugo? Kuri bamwe amagambo yashize ivuga ubwo inkuru yabaga kimomo ko ishimwe Vestine wo mu itsinda rya Vestine na Dorcas yashyingirwanye no mu Burkina Faso Idrissa Kedrago. Ibintu byabaye mu ibanga rikomeye cyane ko nta makuru y'urukundo yabo bombi yigeze ajya hanze mbere. Ku wa 15 Mutarama 2025 nibwo Vestine yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Kedrago mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ni ubukwe bwabaye mu ibanga, hahandi nta muntu wari wemerewe gufotora. Nubwo byamenyekanye hashize umunsi umwe ko yasezeranye, nabwo byamenyekanye ariko yateraga imitomo umukunzi we ku rukuta rwe rwa Instagram. Byatunguye abantu benshi, bamwe bagwa mu kantu kuko atarigeze avugwa na rimwe mu nkuru z'urukundo. Bamwe bamufashe nk'ukiri muto kuko yavutse ku wa 2 Mata 2003, bivuze ko kuri ubu afite imyaka 23. Bakavuga ko yari agifite igihe kinini imbere cyo gushaka amafaranga no gukomeza gukora umuziki. Impano ni nk'umucyo w'ishuri biri mu mwijima. Umuhanzi yagiye ku rubyiniro ajyana n'umutima w'abantu, akavuga ibyo benshi batinya kuvuga imbere mu ruhame. Nanone ntawashidikanya ku byishimo baduhaye kabone nubwo baba bagiye gutandukana. Gusa Vestine yaratunguranye, ariko nyamara mu muryango we wabo ntabwo ibyo ngibyo bibatungura kuko ni ibintu baba barapanze bakicara bakabinononsora. Ubundi twe twabimenya tugatungurwa kubera ko nyine ibyemezo byaramaze gufatwa. Ariko se waba wibaza impamvu Vestine avuye muri ADPR? Ubundi ukuntu byagenze. Vestine yagiye ku itorero ry'iwabo ahasanzwe asengera, ajyana ibyangombwa ababwira ko ashaka gusezerana. Aba-ADPR nabati umugabo wawe nubahe? Ati ni umunyamahanga. Bacyumva ko ari umunya Burkina Faso batira akajisho hirya, ubundi maze baratungurwa aho bumvisha ari ubwa mbere umunyamahanga agiye gutwara umunyarwanda. Bati uragiye ku rwego rukuru, ku rurembo nyine.
abariho ujya kubikurikiranira kugira bariho bazabasha kubasezerana imbere y'Imana. Vestina yikobiseyo barangije baramubwira bati ese umugabo wawe ni umukristo? Nawe ati ni umukristo, ariko nk'uko tubizi ADEPR ntabwo ikorera hanze mu bindi bihugu. Ababwira ko ari umukristo. Nabo bati genda uzane impapuro zibyemeza ko ari umukristo. Idrissa yasimbukiye Burkina Faso maze azana ibyangombwa. Akibibakubita bati ibingibi birahimbwe. Bashakaga impamvu zigiye zitandukanye kugira ngo Vestina bamwikureho. Nyamara ibyo byose babiteye ishoti by'impapuro, maze ntibanatinye kubwira Vestina ko atwite. Ngo ntabwo bamusezeranye imbere y'Imana bazi ko atwite. Bati tujye kwipimisha basi turebe, twe nta mwanya dufite wo kujya kugupimisha. Ahubwo amagambo yonyine abivuga yarahagije. Nyuma y'igihe gito Vestina yahise atengwa, nuko Vestina yahise asezera muri ADEPR, ubundi agenda yikubitiraho ibisuko maze ahindura idini. Kuri ubu none dore bya birori birabaye. Vestina naho urwango rwagiye ruturuka kuri bamwe. Bamwe bati yasezeye ADEPR, bamwe bati yasutse, bikagenda biba ikibazo. Benshi baravuze baravugishwa, gusa umunyamakuru uzwi nka Gentil Gedeon uzwi ku kuba akorera ku muyoboro wa YouTube yagize ati uyu Ishimwe Vestina mureba agiye guhindura irangamimerere y'ubuzima bwe, mu gihe we na mugenzi we Kamikazi Dorcas bari ku gasongero k'umuziki. Avuga ko ubwabyo ari ikibazo ku rugendo rwabo. Niba abantu barabirebye neza, burya abantu benshi b'abanyamuziki n'impamvu badakunda gushaka, ntago abafana babo bishimira impinduka nka ziriya ku buzima bwabo. Hari abantu benshi baba baragukunze kubera uko ugaragara. Mu Rwanda nabonye abantu benshi badakunda ko abantu bagira impinduka mu buzima bwabo, ku buryo abahanzi benshi bagiye bashaka usanga bibagiraho ingaruka zo gutakaza igikundiro. Gentil Gedeon yavuze ko kuba Vestina agiye gushinga urugo, aratekereza ko bigomba kugira ingaruka ku muziki w'itsinda rya Vestina Dorcas. Akomeza agira ati erega guhindura ubuzima agashaka umugabo ni byiza, ariko nyine bizagira ingaruka ku muziki wabo. Ingaruka zizagera no kuri Kamikazi Dorcas kuko bizamusaba gutangira umuziki wenyine, kandi azakomeza kumva atakora umuziki wenyine atari kumwe na mugenzi we Ishimwe Vestina, kuko umuvandimwe niwe yashatse umugabo ntibazakomeza kubana nk'uko babanaga mbere. Umwe azagira inshingano zitandukanye n'iz'undi, itsinda rigomba kuzagira ikibazo. Dorcas ntabwo azakomeza guhagarara mu muziki nk'uko byari bimeze. Yanavuze ko ashingiye ku byo abona, itsinda rya Vestina Dorcas rishobora kuzazima burundu kubera yuko babanaga, ubumwe bwari hagati yabo nk'abavandimwe, babanaga mu cyumba basangira, ibyo bizahita bigabanuka. Isesengura rya Gentil Gedeon rinagera mu kuvuga ko bishoboka ko Kamikazi Dorcas ashobora kutazatekereza gukora umuziki ari wenyine nk'uko byagendeye abandi bantu bagiye batandukanye tuzano mu Rwanda bari bagize itsinda rigiye rikomeye. Aha twavuga nka TNP, itsinda rya Platini ndetse n'andi matsinda menshi agiye atandukanye. Itsinda ni ikintu kigorana mu buryo bwo bwose. Dorcas ashobora kuzatekereza gukora umuziki wenyine, bizasaba ko azatangira. Gusa benshi bagenda bagaruka ku muryango wo kwa Idrissa, kare ubundi bazafata umwanzuro ko bazakomeza umuziki cyangwa akawureka. Bamwe bashimangiye ko gukomeza gukora umuziki kuri tsinda bizaturuka mu muryango Ishimwe Vestina azashakamo ku kigero cya 99%, kuko icyo bizahitamo ni icyo ngicyo nyine, ntabwo kizahinduka. Ruriya rugo nirwo rufite igisubizo, kandi niho tuzanamenya ukuri. Ndetse bamwe mu byamamara hano bavuze ko Vestina Dorcas bafite indirimbo 3 zizajya hanze mu gihe Vestina azaba ari kwita ku mugabo we Idrissa. Gusa nanone nta washidikanya ku byishimo baduhaye, kabone nubwo baba bagiye gutandukana. Haba hari ibyo benshi muri twe tubibukiraho: urwenya bagiraga mu kiganiro, gutebya, kuririmba neza, ndetse n'ibindi byinshi bitewe n'ibyo baba bakundiye. Ariko se reka manze nkubaze kano kabazo: Vestina Dorcas baramutse batandukanye wabyakira ute? Tubwira hano hasi muri comment. Gusa niba ari ubwa mbere wisanze ku muyoboro wacu mushya wa Kana Daily Official, kora subscribe, fungura inzogera kugira tuzajye tubana umunsi ku wundi. Nge nyita DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.